waranyazwe. Abantu benshi bazi ngo babaho mu igeno ry'Imana. Oya, mubaho mu mahitamo yanyu kabiri no mu ngaruka mwashyizwemo n'abandi. Niho Bibiliya ivuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Umuntu wese ushaka kurwana intambara y'umwuka abanza kurwanya umubiri we. Iyo usomye ugasanga ijambo rikunenga, emera utsindwe naryo. Nutsindwa n'iri jambo rikunenga, iryo hirya rigufata ukuboko nirivugwa, ukuboko kwawe kurafatika. Yego. Ariko nurenga ku ijambo rikunenga ukiyoberanya nk'aho atari iryawe. Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba. Amen. Tugize umugisha wo kubana namwe ku ijwi ry'umukanguzi. Iyo bukeye bukira burya aba ari ishimwe rikomeye kuko Imana ibidutije kurama. Umuririmbyi yaravuze ngo ntawanga kuramuka. Ariko twebwe Imana ibihaye idihije uyu mwanya, reka tujye tuwubyaza umusaruro kugira ngo tuganire turusheho kunguka. Kandi nibutsa bene data turi kumwe muri iki kiganiro ko ni igihe cyo kugaruka kwa Kristo. Dukwiye gutunganya ubugingo kuko nibwo buzabana n'Imana. Imana ishimwe. Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe. Turi kumwe na mwene data Aniseti Jeanne Kwizera, turi kumwe kugira ngo dufashe ibi biganiro bigende neza. Ntabwo turi twenyine, turi kumwe namwe muri iki kiganiro. Ubwo turi kumwe biragenda neza. Reka dusabe mwene data Aniseti n'ubundi atuyobore mu isengesho tubone kuganira. Imana ibaho umugisha. Reka nanjye nongere nguhe ikaze nkuko nawe uriduhaye. Murakoze. Mwene data Marcel, Imana imuhe umugisha, ndetse namwe na Jeanne Kwizera. Ibi ni ibihe turimo dukora nk'abasiganwa. Paulo yaravuze ngo ndimo ndasiganwa ariko simeze nk'utazi yonjya. Aravuga ngo ndaterana ibipfunsi ariko simeze nk'uhusha. Aravuga ngo ndimo ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. Iyo dusiganwa ntidusiganwa n'abantu, ntidusiganwa n'iminsi, ahubwo tuba turi kugira ngo iminsi yacu, kwihuta, gusenga, kugambirira no gutekereza bitwegereze Kristo kugera ku rwego dufata ibiri mu biganza by'Imana. Rero abantu mu mirimo runaka, nkunda kubivuga akaruta kandi karakamira. Niba uhisemo gusenga, butujeho gato y'imitima yacu tuyerekeze kuri Nyagasani ku mugani wa Padiri hugukira iby'ijuru. Kandi niba wumva wari ugihuze buretse kumva ikiganiro cyangwa iri jambo ry'Imana, uze kuryumva uhugutse. Ubundi rimwe na rimwe hari abantu bagira ngo humva amatwi. Hari igihe amatwi utari kuyakoresha, nta mirimo iri gukora, uri gukora imirimo y'amaboko, birumvikana ko amatwi atarimo. Ariko kandi ntabwo humva amatwi, humva ubwenge. Iyo ubwenge bwawe buhuze, bufite icyo buhugiyeho, amatwi yumva nk'umuringa. Ibyo tuvuze ni nk'urusaku rurenga, ni nk'icyuma kirangira. Ariko iyo uri focus mu ijambo ry'Imana, aho kumva inyuguti, aho kumva n'aho dusomye, wumva intego y'Imana muri izo nyuguti, wumva ubuzima muri ibyo byanditswe byera. Niyo mpamvu rero tuba tubasabye ngo muhuguke dufatikanye gusenga. Hari nk'abantu bafungura ijambo ry'Imana ku ijwi ry'umukanguzi kuko bakunda Aniseti, agafungura mashini agasiga iri kuvuga, azi ngo Aniseti ari kwinjiza kugira ngo tubone amafaranga. Ntabwo ibyo biduhesha amafaranga, kandi amafaranga tugira ubundi buryo tuyabonamo. Hano si ngombwa ngo uviewinge nko gutera inkunga. Oya, niba wumva nta kintu uri bwumve kigira icyo kikumarira, warekeraho rwose na mega zawe ntizishire. Ku mugani w'abatubwira ngo mega twarazimaze, warekeraho ntizishire rwose, kuko ntabwo twaje guprofita amamega yawe. Nawe uyabara uko angana, urebe tuyasangiye twaba turiyeho iki. Murakoze. Reka tuganire ijambo ry'Imana tubanje gusenga. Yego. Uwiteka Mana y'ukuri, Imana y'agakiza kacu, Imana ubuhungiro bw'abakwizeye, turagushimiye. Tugushimiye ko waduhamagariye muri Kristo Yesu, ukadutsindira urupfu, katugarura turi bazima turutswe n'urupfu. Twebwe twari turiho tutagira Imana rurema, udutekerezaho kubw'umutima w'imbabazi. Urangije utuma umuseke udutambikira, utugaragarira neza, umucyo wawe uratumurikira.
turangije tuboneka mu isanzure ry'Imana. Imana ishimwe. Uduhindura kuba abaraganwa na Kristo kubw'isezerano. Amaraso ya Yesu aratwoza. Kavukire yacu uyikuzaho ubwere bwa Kristo, tubaranwa na Yesu. None uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe. Reka ubwenge mvajuru, umwuka w'Imana, guhishurirwa, kumenya biturutse muri wowe bibe kuri twebwe, kugira ngo duhishurire bene data amayoberane yo mu byanditswe byera. Icyo ushaka ko abantu bamenya kinyuze muri twe, natwe tukimenyeshe ubwoko urarikiye kumva ijwi ry'umukanguzi. Tuvuga iri jambo ryawe, duhindurwe naryo, twe kuvuga amagambo tutavuga ubuzima. Ribanze ribe ubuzima muri twe, nirimara kuba ubuzima turitange nk'ubuzima, ntituritange nk'amagambo, ntituritange nk'inyuguti, ntituritange nk'ibyo tuzi, ahubwo turitange nk'ibyaduhinduye tukabyizera, mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye Jehova Shama, turagushimiye Jehova Tikeno, turagushimiye Jehova Nisi, turagushimiye Elohim, turagushimiye Rahayiroi, turagushimiye Adonai. Kugirirwa neza n'Imana bibe kuri twebwe. Kuboko kwawe kwiza gukiza indwara kurambukire ku barwayi. Kuboko kwawe kubohora ababoshywe, kubabohore, kugira ngo buri muntu wese akumva n'umutima unyuzwe ndetse ufite ihumure, umutima uhumuritse, kugira ngo ibi ku munsi w'impanda y'umwami wacu Yesu Kristo bizatubera inyegamo n'inkingi ku rufatiro ruzima ari rwo Kristo Yesu. Tubisenze twizeye none n'iteka ryose ku bwa Kristo mwami wacu. Amen. Amen. Yesu aduhana umugisha. Amen. N'ubundi twongeye kwakira bene data turi kumwe ku ijwi ry'umukanguzi, tubabwira ngo abatarakora subscribe babikore. Tubivuga kenshi tunabisobanura ko ari ukugira ngo ibiganiro byageze ku ijwi ry'umukanguzi bajye babasha kubibona. Amen. Anise, mbere ko dutangira ikiganiro hari akabazo k'amatsiko nshaka kukubaza. Kwatura bikwiye kuba umuhango cyangwa kwatura no gutsindwa? Kwatura uvuga no kwatura iki? Ntago nakumvirije nuko byanguye mu matwi. Umuntu ari kukubwanga arashaka kwatura kuri telefone. Kwatura ibyaha ni igihe umutima uciye bugufi ugatsindirwa imbere y'Imana. Yego. Hanyuma kwaturana twarabibabwiye, niyo mpamvu tutajya twemera abantu batura kuri telefone. Hari ibyaha ukorera umuntu, yego, hakaba n'icyaha ukorana n'umuntu. Byose byica ubugingo, byose bitugira akahebwe. Icyaha wakoreye umuntu niwe ugisabira imbabazi. Yego. Icyaha wakoranye n'umuntu ushobora kucyaturira abantu b'Imana mu buryo runaka ukababarirwa. Yego. Ariko ntitubabarirwa kubwo kwatura. Kwatura ubundi ni uguhamya, ahubwo tubabarirwa kubwo guhinduka. Yego. Kuko kwatura udahindutse birutwa nuko wahinduka ntiwature. Kwatura udahindutse birutwa no guhinduka ntiwature utatuye. Rero ntabwo abantu bakizwa no kwatura. Yego. Kuko kwatura, reka dusome iri jambo ry'Imana, ntabwo ari cyo kiganiro of course wateguye, niyo mpamvu uvuze ngo mbere yuko dutegura kwatura katurisakinge, ntabwo nari nariteguye. Abantu dukunda kubana ku ijwi ry'umukanguzi, ibi twarabiganiriye. Ngira ngo aho twashakaga siho haje. Aho twashakaga siho haje, ariko reka nsomere. Ninza gusomerera aba confusinga kuruta kuri ceceka. Yego. Ubundi umuntu iyo yatuje akanwa arakizwa. Yego. Ariko ni ukwatura iki? Ntabwo ari ukwatura ibyaha, ahubwo ni ukwatura ko yemeye ko Kristo Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Aho niho abantu bajya bavuga ngo kwatura bibahesha gukizwa. No, ntabwo ari uko. Ikiduhesha gukizwa ni ukwemera no kwizera Kristo tukabyatura n'akanwa kacu. Yego. Ni nko kurahira. Kandi kwatura ko kwizera
ni ugusenya ibicaniro, burya ni uguhindura. Nta muntu, imana zose muzumva, ibigirwamana n'imana rurema, byose kugira ngo umuntu abiyoboke aratura. Iyo rero watuye gukorana na za Nyabingi n'ibindi, hari ibyo baturaga, si ngombwa kubivuga kuko si byo tugiye kubigisha, no gukorera ibigirwamana baraturaga, hakaba no gukorana na Kristo. Kuki rero kwemera Kristo bidusaba kwatura? Iyo twatuye ko twemeye ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ni divorce tuba dukoze, tuba turi gutandukana n'ibyo twatuje akanwa ko tubikorera. Iyo ni divorce. Noneho bikaba guhamya ibyo wemera. Rero hakaba no kwatura kw'ibyaha. Kwatura kw'ibyaha ni ukwaturira uwo wakoreye icyaha. Niba nkoreye Jene icyaha, nkamwaturira, nkamwa nti mwene data mbabarira. Nicyo Bibiliya yavuze ngo mwaturirane kugira ngo mukizwe. Ntabwo ari uko nakoze icyaha ibunyanaka ngahita mprofita ko Aniseti ari kuri telefone ntituziranye, biratuma ntagira isoni, reka muhamagare kuko ntambona, ntaga mbona, ntandeba, ngahita mpamagara Aniseti niyo mugabo nkamubwira ni umukozi w'Imana, Imana imbabarire gusambana, kuko azi ko ntaho muzahurira, ntaho tuzahurira. Ubwo ari kwikavaringa, ari kubika ibanga. Juste ahishe we wo mu bantu, ariko we w'imbere y'Imana agaragara nk'uwambaye ubusa. Kandi koko ndabyemera no kugira ibanga ryawe, personality. Burya tukeneye secret, ko hari abantu batagira ibanga. Icyo mvuga ni iki: niba warakoze icyaha cy'ubusambanyi ugasambana n'umuntu kugira ngo ugitsinde, first of all nuko waturira uwo mwagikoreye ukamubwira uti rero ku bwa Kristo Yesu nsabye imbabazi, sinzongera gukora icyaha, narahindutse. Ibi bigufasha iki? Bigutera isoni igihe irari ryo muri wowe ryongeye kumugutuma. Igihe ryabyutse rimugutumye, ugira isoni zo kongera kumugera imbere, kuko waratuye. Muri wowe hahita hajyamo umutima wo gutinya gukoza Imana isoni kuri wa muntu waturiye ko uhindutse ku bw'Imana. Kabiri, iyo waturiye umuntu w'Imana akakurambikaho ibiganza, aba ameze nk'uri kukuviduramo za mbaraga z'icyaha muri wowe. Ariko kimwe muri ibi, ikigira imbaraga kuruta ibindi ni uguhinduka kuruta kwatura udahindutse. Rero umuntu wakoze icyaha agahinduka atacyatuye, Imana ikubona nk'aho wihannye, kuko kwatura ni ukubwira abantu bumva, guhinduka ni ukwereka Imana ireba. Rero aho kugira ngo mbe umuntu ubwira abanyumva, siniyereka Imana indeba, nakiyereka Imana indeba, abanyumva twakoranaga ibyaha bakabona ko nahindutse ku rwego ntakigira inyota yabo, bo byanze bikunze barabibona. Rero niyo mpamvu kwatura bidakwiriye kuba umuhango, bikwiriye kuba gutsindwa kuzanye guhinduka. Noneho tukabikora kuko turi kuramira ubugingo bwa Kristo muri twebwe kugira ngo dukomeze kuba bazima mu mibereho y'umwuka. Imana ibahe umugisha. Ngira ngo turasobanukiwe, kandi nanjye ndasobanukiwe. Tumenye ko kwihana atari umuhango, ahubwo kwihana ni impinduka. Hanyuma kandi ugahamiririza uwo mwakoranye icyaha ko wahindutse, kugira ngo ubutaha bitazongera gutuma bituma kumutinyuka. Iyo irari riri mu gutumye, umutima uranga. Imana ishimwe. Amen. Reka tugere ku kiganiro twateguye uyu munsi turi buze kuganiraho. Reka twifashishe ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa. Ni ibice 8, turaza guhera ku murongo wa 29 tugeze ku murongo wa 33. Reka n'ubundi mudufashe tuhasome. Ntago ndi bugufasha. Nawe yisomere. Reka mpasome. Singe n'ubundi wahateguye. Yego. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8 turera ku murongo wa 29. Aravuga ngo umwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'ubuhanuzi Yesaya, aramubaza iti ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi ati nabibasha ntabonye unsobanura. Parido gatoya. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ntabwo ari Yesaya wamubajije, ahubwo yari ari gusoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya,
aramubaza ati ibyo usoma urabyumva ibyo urabyumva komeza 31 31 undi ati nabasha nte ntabonye ubinsobanurira yinginga Filipo ngo yurire bicarane 32 ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo yajyanywe nk'intama bajyana mu ibagiro kandi nk'uko umwana w'intama acecekera imbere y'umukemura ubwoya niko atabumbuye akanwa ke 33 ubwo yacishwaga bugufi urubanza rwari rumukwiriye barumukuyeho umuryango we uzamenyekana ute ko ubugingo bwe bukuwe mu isi. Ndagira ngo ikiganiro tugiye kuganira uyu munsi tuze kwifashisha iri jambo. Ikiganiro ndumva reka nkite kumenya Imana mu byanditswe byera. Yego, cyangwa ni gute umuntu yamenya Imana mu byanditswe byera. Mu by'ukuri uyu muntu nuko twahereye hano ariko dutangiriye ku murongo wa mbere ni inkone. Ni inkone yasomaga iki gitabo yari iturutse muri Ethiopia. Yego. Mu by'ukuri ibi yasomaga rwari ururimi yumvaga. Rwari ururimi yumvaga nubwo yabisomaga ariko kugira ngo asobanukirwe ibyo ari gusoma bimubera amayobera. Ngira ngo twasomye umwuka niwe watumye kuri Filipo, umwuka aramubwira ngo niruka kwa ririya gare bajyane. Iyo nkoni imubonye imwinginga kurira igare kugira ngo baganire. Filipo aramubaza ngo ibyo uri gusoma urabyumva? Abantu benshi akenshi bazakubwira ko basoma Bibiliya kandi bayisoma mu rurimi bumva, ariko iryo jambo basomye cyangwa ibyo byanditswe bari gusoma ntibasobanukirwe namba kandi ari ururimi bari kumva. Ni gute dukwiye kumenya icyo dushaka mu ijambo ry'Imana? Nta kirimo, ahubwo ni gute dukwiriye kumenya icyo ijambo ry'Imana ridushaka. Yego. Ubundi kimwe mu bintu bituma dusoma Bibiliya nabi ni ukuyumva mu ibyo dushaka no kujya kuyishakamo ibyo dukeneye. Bibiliya, ijambo ry'Imana, yego, ririho ngo ritureme, riduhindure, tube nk'uko Imana ishaka. Yego. Ntabwo ririho ngo turiremeshe riduhindure kuba uko dushaka. Kuko uyu munsi twagiye tubiganiraho ku ijwi ry'umukanguzi, tureba ubuyobe buba mu uburyo abantu basoma ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana riri mu ndimi nyinshi. Yego. Riri mu ndimi nyinshi, mbibutse ko atari zose, burya hari n'indimi zitagira Bibiliya. Ariko icyo nshaka ni iki: kumva ijambo ry'Imana. Ntabwo ijambo ry'Imana ari inyuguti. Yego. Ahubwo ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ubuzima rero bwumva bukamenya Imana ni ubufite ishyaka ryo kuba connected n'Imana. Yego. Hari abantu rero basoma ijambo ry'Imana, ibi narabibabwiye. Ijambo ry'Imana warisoma, Bibiliya, ibyanditswe byera, wabisoma ugategura urugamba. Yego. Ugakoresha amastrategie arimo hano ugatsinda. Wasoma Bibiliya ukaba umunyabwenge. Wasoma Bibiliya ukaba umucuruzi. Yego. Wasoma Bibiliya ukaba umunyepolitike. Kandi izo ngero zose ukaba mwiza muri byo. Wasoma ijambo ry'Imana ukaba umubwiriza butumwa. Yego. Ukamuba pe. Ariko ibyo byose siyo purpose ya Bibiliya. Ijambo ry'Imana ribereyeho kuduhindura kuba ab'Imana ishaka, kandi uko duhinduka ni ugusubira muri projet y'Imana, kuko umuntu aremwa yari uwera, yari afite ubugingo buzima, acumurira muri Edeni. Ibi byanditswe rero, umuririmbyi yaravuze ngo nishimiye ko wandikishije iby'urukundo rwawe. Ni ibitugarura gusubira mu muntu muzima Imana yashakaga. Yego. Kugira ngo tube muri destination y'Imana. Abantu benshi rero bakunda gusoma Bibiliya kugira ngo babe satisfied
mu myumvire yabo. Basoma bashaka kunyurwaho, bakeneye ijambo ry'Imana, ntabwo ari byo. Bwa mbere nusoma ijambo ry'Imana nturyumve, ntabwo ari ryo ritumvikana, ahubwo ni wowe utari ku rugero rwo kuryumva. Nurisoma ugasanga ridasobanutse, ntabwo ari uko ridasobanutse, ni wowe udasobanukirwa. Banza urebe amakosa agutera kuba confused muri Bible, muri Bible yose uyakure muri Bibiliya, uyumve muri wowe. Bwa mbere rero, umuntu usoma Bibiliya ntabwo ari we wireshya, si we wizana muri Bibiliya. Hari umuntu ushobora kuyisoma kuko arehejwe n'umwuka, uwo nguwo umwuka aramusobanurira. Yego. Hari n'umuntu ushobora kuyisoma kuko ashaka kumvamo ibimuhumuriza, ntabyo ashobora kubibona. Ariko nk'uko wavuze ngo ni iki cyatuma twumva ijambo ry'Imana, Marise, nta kintu gishobora gutuma twumva Imana tutari muri yo. Uyu munsi icyo kintu ntugire ngo ni ikintu cyoroshye kugisubiza kikumvikana. Nta muntu uryoherwa n'ifunguro atariye. Cyakora ryamuhumurira. Cyokora rishobora kuguhumurira. Yego. Ushobora no kubwirwa amakuru yaryo. Yego. Nawe ukazayabwira abandi. Ariko mu by'ukuri utari sure kw'ibyo uri kuvuga ari byo. Kugira ngo rero ijambo ry'Imana turyumve, nuko tubanza kuryumvira, tugakora iby'ijambo, tugakora iby'ijambo ridutegeka. Iyo duhinduwe n'ijambo ry'Imana turarisoma tukarimenya, kuko ntuba ukiri kureba inyuguti. Ubuzima bwawe bwo muri wowe, internal life ya Kristo muri wowe, ibiri kuganira n'imyumvire yawe n'ubundi yabaye communion na Kristo. Yego. Ibi ndabifatikanya n'abizera bene data muri Kristo Yesu babanje kumera nkanjye, bakabaho batizera ariko basoma Bibiliya. Yego. Nyuma bamaze kwizera, ndahamya neza ko ari abahamya nk'uko ndi umuhamya. Ni ukuvuga ngo njyewe najyaga nsoma Bibiliya nkumva ni ikinyamakuru. Yego. Ariko uyu munsi ngira ngo jene kwizera nawe ni umuhamya. Mu kanya gashize ndi gusoma Bibiliya yansuhuje nkajya numva ari kunderanje, kandi koko iyo njyewe ndi gusoma Bibiliya mba nshaka ngo mbe ndi muri Bible, ntihagire umuntu wundi uza kunderanje. Mfite gahunda ya saa 5 z'amanywa, sinasoma Bibiliya saa 1 cyangwa saa 2, ubwo nabireka nkayisoma nyuma y'iyo gahunda. Kuko iyo ngiye gusoma Bible, ijambo riranganiriza nkajya numva ntabwo ari inyandiko, nkumva hari umuntu uri kumbwira ibyo ndi gusoma. Yego. Niko njya numva Bibiliya, niko nyisoma. Rero bituruka kuki? Iri jambo ry'Imana, iyo usomye ugasanga ijambo rikunenga, emera utsindwe naryo. Nutsindwa n'iri jambo rikunenga, iryo hirya rigufata ukuboko nirivugwa, ukuboko kwawe kurafatika. Yego. Ariko nurenga ku ijambo rikunenga ukiyoberanya nk'aho atari iryawe, uragera ku ijambo rigukomeza ridafite aho rifata ngo ukomere. Juste watarutse ubuzima bwo muri Bibiliya. Aho watarutse rero niho hari inkondo, reka mbivuge mu Kinyarwanda. Cyangwa umukondo, tuvuge umukondo. Nimvuga umukondo barumva uwo kunda. Yego. Hari inkondo, hari n'ibyo bita umukondo. Umukondo. Yego. Naho gufata. Urakoze cyane. Yego. Aho dufata. Yego. Iyo usimbutse rero rimwe utumva, rimwe udashaka ko ari guhindura, umukondo wawe uba uwutaye. Ugeraho ijambo ryakaguhinduye ridafite aho rifata. Yego. Kugira ngo rero twumve ijambo ry'Imana, nuko turyumva ibyanditswe byera tukabikura ukarekeraho kubibona nk'inyandiko. Tugasoma Imana na Adamu. Yego. Ugahita ubona bari kumwe. Ntukomeze kubirebera mu nyandiko. Kumva umubano wabo. Ukumva umubano wa Adamu n'Uwiteka. Tugasoma ngo Imana izahamagara abizera. Yego. Ugahita ubona abizera bagize bate batashye. Yego. Bikure mu nyandiko biba ubuzima. Nimureke gukora ibibi.
uhita ubona icyo ukwiriye kureka, wumve ko ubujijwe gukora wumve nabi. ko ubujijwe kugira icyo ureka. Nukomeza kubigira inyuguti bizakubana inyuguti, yego kandi inyuguti ntizumvikana. Ariko nubigira ubuzima, ubuzima bwawe buzasensinga n'amabanga yo mu byanditswe byera. uzaba ufite umuyobozi. Yesu uzaba ufite umuyobozi mu byanditswe byera, kuko ibi byanditswe Bibiliya iravuga ngo ni ibyahumetswe n'Imana. Niba ari ibyahumetswe n'Imana ntibikiri inyandiko, ni impumeko y'Imana, ni umwuka w'Imana. Uwo mwuka rero urawumva, kuko umwuka agira amaboko arafata, umwuka agira amatwi arumva, umwuka agira amaguru aratugenderera, umwuka agira umunwa aratuvugisha, agira amaso aratubona. Iyo bihindutse rero impumeko y'Imana bitakiri inyandiko, twumva Imana muri ya nyandiko. Noneho kugira ngo turebe iby'inyandiko rero tugashobozwa n'Imana gukora ibyanditswe byera, bigatuma rero dusoma Bibiliya tukayumva. Imana ishimwe. Ni kenshi mwagiye muvuga ko ijambo ry'Imana, reka mvuga Bibiliya, kari imvugo y'Imana ituje. Yego. Mu by'ukuri niyo mpamvu umuntu ashobora kuba ari gusoma Bibiliya akajya yifata nk'inyandiko, hanyuma ntiyumvemo Imana, aho kumva ko arimo avugana n'Imana mu ijambo ry'Imana. Ntabwo ikibazo ubajije cyumvikana. Mwagiye mutubwira ko Bibiliya ijambo ry'Imana ni imvugo y'Imana ituje. Ni imvugo y'Imana ituje. Hanyuma bamwe iyo bagiye kuyisoma nyine bayisoma nk'amateka, bashaka gukuramo ibyo bashaka kumva nk'uko mwabivuze, aho kumva Imana baganira nayo mu ijambo ry'Imana. Hanyuma ni babandi bagiye bavuga ko Bibiliya ari inyanja. Exactly. Kuko ubundi ubusanzwe ntabwo ari ko ijambo ry'Imana ritubwira, ntabwo ritubwira ko Bibiliya ari inyanja. Kandi inyanja nyine iraroha, inyanja irica. Niba bakubwiye ngo iyo uyisomye nabi irakuroha, ntabwo ari Bibiliya ikuroshye, uroshywe nuko uri muri position mbi nyine, niwe wayisomye nabi. None se icyuma cyo ugifashe nabi ntikigukata? Uretse se no kuyisoma nabi ukanje nabi we ntiyiruma, ariruma. Uretse no kuyisoma nabi uwambaye nabi we ntiyisebya. Ikintu cyose ukoze nabi kiba nabi. Bibiliya nuyitwara nk'umuyobozi ukuyobora, ni nk'umuntu utwaye imodoka udatwaye neza iramuhitana. Ntabwo ari imodoka ari kwishe, wishwe no gutwara nabi. Ntabwo rero amakosa nayashyira kuri Bibiliya ngo ni inyanja ngo uyisomye nabi. Oya, amakosa nayashyira muri ako kajambo nabi. Kuki se wabikoze nabi? Uretse no kubisoma nabi se, soma izina ryawe nabi wumve ko ari wowe. Akantu gato gahindutse ku izina ryanjye ntaba ari njye, none ntabwo aba ari wowe. Niba rero byose iyo bikozwe nabi bihinduka ikindi, ntabwo biba bivuze ko Bibiliya ariyo yahindutse. Ako kantu ka nabi nyine, yego, niko katumye uba nabi, ugubwa nabi. Yego. Kugira ngo dusobanukirwe ibyanditswe muri Bibiliya, nuko tuzagira umwuka wera ukwiye kubitumenyesha. Ndatanga urugero. Iyi nkoni iri gusoma umuzingo w'igitabo cya Yesaya, yari ari gusoma ngo uzajyanwa nk'intama. Ni Kristo. Ijambo ryaratubwiye ngo azajyanwa nk'intama igiye kubagwa, nta jwi na busa rizava mu kanwa ke. Uyu abisoma already byari byarabaye. Yego. Kuko Filipo yamukurikiye, aba bavuye i Yerusalemu kumva iby'amakuru, banamenye n'ibya Kristo ariko ntibamenye uwo ari we. Noneho ikintu cya confusinze iyi nkone kikamutera urujijo, ni umuryango uzamukomokaho. Barangije areba umuryango uzakomoka kuri Yesu kandi yapfuye, akumva ntibishoboka. Niko Bibiliya yavuze, ubuzima bwe butakiri mu isi, ubuzima bwe butagihari, biramucanga. Arangije aravuga ati ibi ni ibiki? Filipo, umwuka w'Imana muri Filipo wereka iyi nkone ko itari kumva, wereka umwuka w'Imana muri Filipo wereka Filipo ko iyi nkone itari kumva iby'umuryango uzakomoka muri Kristo kandi yapfuye. Bibiliya yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo idukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa, kandi ngo ubupfu bwa Kristo, ubupfu bw'Imana ngo buruta ubwenge bw'abanyabwenge. Kubera iki? Ubwenge bw'abanyabwenge burareba bukamenya ikizatuma umuntu apfa. Ubwenge bw'abanyabwenge bumenya ikizatuma umuntu apfa, ikizica umuntu. Ubwenge bw'abanyabwenge bukerekana indwara ye.
ubwenge bw'abanyabwenge bukarema ibyorezo bukarema burya niwumva inkingo n'izi ndwara ziri aritifisiyeri z'inkorano. yego ntabwo indwara umuntu yayirwara itarakozwe ngo babone urukingo rwayo. ntabwo bishoboka. ntabwo bikunda. yego reka nigarukire singira abo ntinzaho muve twiganira ijambo ry'Imana. ubwo ni ubwenge bw'abanyabwenge. ubwenge bw'abanyabwenge ni ukwiga umubare utuma tuzagenzura imitungo b'abanyamibare baduhaye, kuko umubare uri created ni abantu bawukreye, nibo bawushyizeho, bawuduha kugira ngo tuwige tuzamenye kugenzura imitungo yabo. ubwo nibwo twita ubwenge. noneho ubwenge ku muntu, igihe umuntu apfuye nta kindi kintu undi muntu akora, tumutera urushinge rutuma adahita abora atanuka, kuko umuntu aba ahindutse ikindi. ariko noneho ubupfu bwa Kristo bwazuye umuntu upfuye, bwakinguye ibituro, bwamenaguye ibitare. mu bupfu bwa Kristo, ubupfu bwa Kristo nimwo twebwe twabereye, kuko Kristo apfa niho yahuriye n'abapfuye. umucyo waherekeje Kristo mu rupfu, kuko Imana yari yarabwiye Hana mu buhanuzi, turi kuvuga Imana mu byanditswe byera, yari yaramubwiye ku buryo batamenye, iramubwira ngo ninjye ushyira ikuzimu ngakurayo. ntabwo ari uko Imana iri bwice ikongera ikabeshaho, ni Kristo yari iri kuvuga. kandi Samweli yari afite icyo asobanuye mu buryo bw'ubuhanuzi, yabwiraga Hana ibyo kuzuka kwa Hana, ariko biturutse mu rubyaro azabona. yego bivuze ngo ni uwasabwe Imana, siko Samweli bisobanura. ngaruke, Yobu yaravuze ngo haracyariho ibyiringiro ko n'igiti cyatemwe kizongera kigashibuka. ntabwo ari Yobu uburyo uri kwivuga, ari kuvuga spirituel Roma. iyi ni prophetiko avuzemo, ni imvugo iri prophetike. ari kuvuga iby'igiti kizatemwa, kuko kizatemerwa igorigota, kizapfa cyongere gishibuka. umva uko Bibiliya ivuga ngo nicyongera kumva amazi, amen, imizi yacyo ikumva amazi, kizongera kishibuke, amababi yacyo abe ibitontombe, cyera imbuto nk'iza ryari, nk'iza mbere. bivuze ngo ubutware Kristo azamanukana nibwo azazamukana, ntabwo azaza acogoye kuko yavuye mu rupfu. imbuto ze zizaba zimeze nk'iza mbere, ariko kandi hari icyumvisha amazi ngo abeho, n'imizi. n'imizi arongera azana n'amashami. sibyo Bibiliya ivuga iki se? amashami ni bande? yaravuze ngo ni njye giti cy'umuzabibu, namwe muri amashami. nitwe rero twazamukiye muri Kristo tuba amashami, duturutse muri ya mahanga yose, ari wo muryango inkoni itari iri kumva. Filipo akamubaza ngo ibyo usomye urabyumva? nuko hari igiti kigomba kubanza gutemwa kugira ngo kimerane amashami mashya. ishami rya mbere ritazaba riruta irya kabiri, ahubwo irya mbere n'irya kabiri bimerere rimwe, kuko n'ubundi igiti cyaratemwe. nta munyamahanga, nta mugiriki, nta muyuda, nta mushumba, nta mudiyakoni, nta muririmbyi, nta mukristo. twese tuzuke ku giti kimwe, amashami amerere rimwe, nta shami riruta irindi. twese tuze dushamikiye kuri Kristo Yesu. inkone rero itumvisha ubumana mu byanditswe, Imana yohereza intumwa iri mu mwuka ngo isobanure ibyanditswe gatoya. niho turi kubasomera Bibiliya. ikintu utazi ntukajye ukihakana tukivuze, kuko ntukizi nyine. cyumva ucyemere. niba ubaye confused, widutuka, witubwira nabi. reka mbaho urugero. Bibiliya Abagiriki barayihinduye, bayihindura mu ntego ya Alexandre Rogra. ntabwo abantu bajya bamenya amateka ko Alexandre yagize uruhare muri Bibiliya bita Septuaginta. ko histoire ivuga abagabo yohereje bise ba Sebutangeros. inyandiko zabo zahinduye ububasha bwinshi bw'Imana mu byanditswe byera, banahakana ibyakozwe n'umwuka kugira ngo bakomeze kuba abanyembaraga. iyo bemera iby'imikorere y'umwuka bari gucogora, imbaraga zabo ntizigaragare, bagatsindwa. kuko bashaka gukomeza kuba batsinze, bahisha iby'umwuka basiga iby'imbaraga.
niyo mpamvu imikoranire y'umuntu n'umwuka muri Bibiliya yumvwa na bake, yigishwa na bake, yemerwa na bake. Marayika, hagati ya marayika umuntu n'Imana, aya masomo ntitujya tuyavugaho rumwe. Reka njye nyasobanuze ibyanditswe byera. Tuvuga Imana mu byanditswe, twasomye icyanditswe kiri mu ba Efeso. Yego. 6:12. Dusoma icyanditswe kiri mu ba Efeso. Itangiriro 6. Yego. Munyemerere. Tuhasome. Manishimwe. Njyewe mba nejejwe n'Imana kubw'ibi byanditswe byera. Ndahera mu ba Efeso. Efeso. Ndahera muri Efesian 6:12. Abanya Efezi, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri. Yego. Ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ntabwo nzi ikintu nakora ngo iri jambo ryumvikane, ariko gatoya. Marise, ufite umubiri. Yego. Jene Kwizera ufite umubiri. Abantu baduteze amatwi bafite umubiri. Nayo mpamvu bari kutwumva. Anise turi kubabwira afite umubiri. Hari abantu badukurikiye barwaye indwara z'umubiri. Yego. Mu maraso, mu mitsi n'amagufwa byose tubyita umubiri. Impamvu ibi mbitangiye ntya, dufite umubiri, ariko intambara turwana si mu mubiri. N'uburyo duterwamo si mu mubiri. Pawulo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nicyo gituma tutareba kubiboneka. Yego. Reka nanjye matera urujijo. Ngo ahubwo tureba kubitagize bite? Kubitaboneka. None se ko bitaboneka tubireba dute? Tubireba tutari muri uyu mubiri. Guteze urapfa ngo uwuvemo se? Umubiri ugihari. Biragenda bite ngo turebe kubitaboneka twebwe turi mu isi y'abagaragara kandi tuboneka? Hanyuma biragenda bite ngo turebe kubitaboneka kandi turi kurwana intambara zitaboneka, ariko kandi impact, ingaruka yazo iboneka? Biragenda bite ngo turebe kubitaboneka? Nuko tugomba kuba abantu b'umwuka. Iyo tubaye abantu b'umwuka, tubaho mu isi y'ibitagaragara, tukagaruka no mu isi y'umubiri wa mwuka urimo. Yego. Ikintu mbabwira, umubiri ntuba mu mwuka, ariko umwuka uba mu mubiri. Yego. Kugira ngo rero tube kominike n'umwuka uri mu mubiri, nuko tubanza kureka imirimo dutumwa n'umubiri kugira ngo tube kominike n'umwuka. Yego. Nuko tureka imirimo dutumwa n'umubiri, tugakora imirimo dutumwa n'umwuka kugira ngo dutsinde umubiri tuwutsindishije umwuka w'Imana uri muri. Yego. Nitwemerera umubiri turatsinda umwuka, nitwemerera umwuka turatsinda umubiri. Niho Bibiliya ivuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Umuntu wese ushaka kurwana intambara y'umwuka abanza kurwanya umubiri we. Ubwo ntiyabaye umwanzi w'umubiri we. Exactly. None se ubundi umwanzi wawe ninde? Isi, umubiri, Satani n'umubiri. Yego. None se ubwo utazi umwanzi asiga umubiri. Urakoze. Simwe twabisanganye se, ntitungana namwe muraturuta. Yego. Iryo jambo si twe turishyizeho. Kugira ngo umuntu abe umuntu w'umwuka, ubanza kurwanya umubiri. Mu bice bigize umubiri bitaboneka habamo n'ubwenge. Yego. Je, ubwenge ni urugingo rw'umubiri. Urakoze. Ubwenge ni urugingo rw'umubiri rugira uruhare ku ino, ku kuguru, kurwara, ku kuboko, ku igufwa, ku maraso n'iki. Ubwenge ni ikintu gikomeye abantu batajya bamenya. Kugira ngo wumve umwuka rero, nuko umwuka uwitaba nk'umuntu uriho, ariko utazanye ibyangombwa wowe wita ko bikubeshaho. Urugero, umuntu uzi kurwanisha inkoni, iyo agiye gukora training, gutozwa, iyo agiye gukora training
ya gisirikare ntajyana y'inkoni ngo babwire ngo nzi kurwana. Banza wicare utozwe ibindi, ibyo uzi banza ubiretse. intwaro zawe zihorere, Intwaro zireke, ntaho zikura. ubanza utozwe urebe ko uburyo uyikoresha ari bwo buryo. Umuririmbyi yaravuze ngo turi abasirikare beza benshi bogejwe mu maraso. Banza ube washed, wozwe. Amen. Ube squeeze, ukamurwe nshuti yanjye, ukamurwe uburi netre, ube woroshye. Imana nivuga wumve, umwuka nakuyobora uyoboke. Imana nikubwira ngo no urekere. Banza utozeke. Imana ishimwe. Icyo twita squeeze, gukamurwa. Imana iragukamura ikagukuramo ubwoko, butwa, buhutu, bututsi, butsobe n'ibiki byose, ugakamuka ugahindura igikatsi. Imana ikaguhumekeramo umwuka, yamara kuguhumekeramo umwuka ukaba umuntu mushya. Uyu muntu rero iyo amaze kuba mushya niwe ujya kurwana za ntambara. Kubera iki? Umwuka uri muri wowe ni umutsinzi. Ariko iyo ugiye kurwana intambara y'umubiri, plutôt y'umwuka uri mu mubiri, iteka ryose umwuka iyo ugushizemo umubiri urabona. Muri urwo rwego tugezemo rwo gukamura, nago umubiri nago habaho agaciro. Yes. Noneho ni ryari umubiri uzahabwa agaciro? Urakoze cyane. Iteka ryose envelope ntigira agaciro. Agaciro ni iki itwaye, ni ikiri muri yo. Iyi myenda nambaye ntabwo yandusha agaciro. Agaciro ni umubiri urimo mu myenda. Iyi nganda izapfa, uwo mubiri uri kuvuga ngo ni ryari uzagira agaciro, uzabora. Nta gaciro kawo kuko uzarangira. Ufite agaciro kangana n'icyo utwara. Nicyo nshaka kuvuga. Ntabwo nshaka kuvuga ko umubiri utagira agaciro. Agaciro k'umubiri ni ikiwubamo. Kuko envelope itwaye avoka uyiteretse hariya, ugafata na envelope itwaye zahabu ukayitereka hariya, zose ni envelope. Zahabu muri envelope ntigaragara, na avoka muri envelope ntigaragara. Ikintu gituma umenya agaciro ka ya envelope ni uko ya avoka itangira kubora. Iyo itangiye kubora, envelope irasaza. Ubuzima bw'imbere muri wowe iyo butangiye kwangirika, iki kibiri kiba impfabusa. Tujya tubona bakigaritse ku karubanda bagasambanira hariya. Tujya tubona abantu bize bagenda binyarira kubera agacupa ka manyinya. Rero ntabwo wambwira ngo umubiri ufite agaciro nta kiwurimo. Ikiwurimo kirawishe. Ni ya envelope, exactly. Ni ya envelope yaboriyemo avoka. Ni ya envelope inyagiwe. Yes. Ariko iyo uzi icyo utwaye muri ya envelope, uranayitwikira, urayirinda, atari yo uri kurinda. Rero agaciro k'umubiri ni kiri muri wa mubiri. Kuko ubugingo bwa Kristo butura mu mitekerereze, hanyuma umwuka w'Imana ugatura mu bugingo, ubugingo bugatura mu mubiri. Umubiri wose utagira ubugingo imbere y'Imana ni intumbi. Waba ugaragara ukaboneshwa amaso. Ikize uwo mubiri udafite Kristo, twese tukawubona ko uwubonera kuri wowe. Wowe uwiboneraho. Si ngombwa ngo ujye kureba uw'abandi. Bifate nk'aho amagara yaterewe hejuru, usama yawe. Ubundi ntidukwiriye no kuvura tutarakira. Dukwiriye gukira tukabona kuvura. Ntidukwiriye kuvuga ubuzima tutarabaho. Dukwiriye kubaho tukavuga ubuzima. Imana ishimwe. Niko ubugingo bumera. Kuko ntidukwiriye kuvuga ubutumwa tutarahinduka. Dukwiriye guhinduka tukavuga ubutumwa buhindura. Turi abahamya babyo. Icyo navugaga rero ngarutse, iki cyanditswe twaragisobanuye. Tuvuga ko aba badafite inyama n'amaraso dukirana nabo. Tuvuga ko bavutse mu gitabo cy'Itangiriro. Ndahasoma.
aha igitabo cy'itangiriro igice cya 6 yego umwuka wa mbere. Abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa, yego abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza barongoramo abo batoranyije yego bose. Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120 tugarukiraho. Ahangaha hari akantu numvishemo. ehe urabona abamarayika nibo bifuje abana b'abantu, ehe batoranyamwe abo bashatsemo barabarongora. Hanyuma umwuka aravuga ngo Imana iravuga ngo umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu. ubu umuntu niwe ufite imbaraga kurusha marayika, kuko urumva ko marayika niwe wagize uruhare bwa mbere mu kwifuza umuntu. ubwo gutyo ubuhinduye ikiganiro ari we muyobozi wacyo. Ariko reka ngusubize muri to yawe, kangusubize muri to yawe Marise. Uri umuntu ufite umubiri ufonction. Yego Tujye tuba abakristo basobanura. Uri umuntu ufite umubiri ufonction. Umukobwa cyangwa igitsina gore kikunyuza imbere urarangaye. Yego Ufite imbaraga ninde? ufite imbaraga mu ntambutseho. Urakoze cyane. None se urambwira ngo marayika ararusha imbaraga uwo yarangariye? Nibyo. None se ari umuntu na marayika uguye ninde? Haguye umuntu. Haguye marayika warangaye. Noneho reka ngusomere iri jambo rindi. Reka tuzagishakira oya urwandiko rwegeranye n'ibyahishuwe barwita urwandiko rwa Yuda 1:6. Yuda 1:6 haravuze ngo n'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo, ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Yego ako nagasobanukiwe nabyumvishe. Ntibarinze ubutware bwabo. Reka tugaruke kwa Yobu. Niho muri bwumve icyo nashakaga kuvuga muri ibi byanditswe. Yego Narindi kuvuga kwa Yobu ni igice cya mbere umurongo naho wa 6. Yego Impamvu mvuze ibi ni ibihe? Turi kuvuga amayoberane y'ubumana mu byanditswe cyangwa kumenya Imana mu byanditswe byera. Tuganirira ijambo. Abantu baraburanye abateoloji badashaka kwiga, kandi iri jambo turi babwira nabasobanuriye amoko ya teoloji. Mbabwira teoloji yabyishe naho byaturutse kugira ngo bavuge ngo abana b'Imana ngo ni bene Seti. Yego Niko bavuze. Noneho rero iki gitabo cy'itangiriro cyanditswe na Mose. Yego Igitabo cya mbere cyanditswe muri Bibiliya ni icya Yobu. Cyanditswe muri 48. Yobu amaze imyaka 8 kwa Yetiro. Niwe wanditse amakuru. Mose amaze imyaka 8 kwa Yetiro. Mose yumvisha amakuru y'abaturikiya b'abacuruzi. Bagendaga mu nzira baganira ku by'umugabo wabaye iwabo muri Usi. Yego Ariyo Asiriya, Ashuri, Usi ariyo Turikiya ya none. Baganiriye kuri ayo mateka, Yobu yumva amakuru, Mose yumva amakuru ya Yobu, akomezwa na Yobu. Ubuzima bw'Imana burya Imana igiducurisha ubuhamya bw'abandi. Imucurishije ubuhamya bwa Yobu arakomera yiga kubana n'Imana, nta muryango nta nshuti ntaki, asabana n'Imana nk'uko Yobu yakiranukiye Imana. Yandika igitabo cya Mose cya Yobu. Acyandika muri 48 amaze imyaka 8 kwa Yetiro. Avuye muri Egiputa yirukanwe ku ngoma ya Neko kubw'umuhungu wa Neko bagiranye ikibazo witwaga Ramusesi. Abo bose ni abafarawo. Yego Tuganire. Hanyuma Yobu 6. Nababwiye inkomoko y'iri jambo bavuga ngo ni bene Seti. Nuko bagira iki batemera imbaraga z'umwuka. Yego Bibiliya yavuga ngo abayuda bashaka ibimenyetso, abagira iki bashaka iki? Ubwenge. Aho ubwenge rero nababwiye ko ari igikoresho gikomeye cy'umubiri kidufasha kutamenya Imana. Keretse iyo umwuka w'Imana aje
akatwungura ubwenge tukagira ubwenge duheshwa n'umwuka hanyuma bukagwiza ubumenyi. Nibutse n'abantu badukurikiye ko sindi guhinyura ubwenge bwanyu cyane ko ntanabwemera sindabona icyo bukora. Ngewe uri kuvuga muri kunyumva ariko mwe muri kumva sindi kubareba. Sinaguhinyura ntakuzi ntanakureba ntanakubona. Igitangaje untekereza ntaragutekereza kuko wowe uranze ariko nge sinkuzi. Ibyo ntibikabatere rero amakonfuri mu mitima kuko twebwe turi mu byanditswe byera. Icyo nshaka kuvuga ni iki, abagira iki bahakanye imirimo y'umwuka. Yego, bakoresheje ubwenge. Noneho twebwe turahamya iby'umwuka, turahamya ubwenge dukoresheje umwuka. Yego. Mutwumve neza, bahakanye imirimo y'umwuka bakoresheje ubwenge. Noneho twebwe turahamya ubwenge dukoresheje umwuka. Imana ibaha umugisha. Niduhamya ubwenge rero dukoresheje umwuka, umwuka arayobora ubwenge. Kuko ubwenge bwayobye buhakana umwuka. Ariko umwuka utuyoboye wemeza ubwenge kandi butari nk'ubw'abisi, bure extra. Yego. Imana ibaha umugisha. Aka ngaka ngikavuga, mwibuke Nebukadineza ajya kunyaga yaravuze ngo munzanire abana b'imfura b'ibwami bajijutse b'abagenzuzi b'abahanga mu by'ubwenge no kumenya, babasha guhagarara imbere y'umwami. Uzi iryo jambo yongereho ngo babasha guhagarara imbere y'umwami, ni ukuvuga ngo munzanire abana basanzwe babana n'umwami. Nyine batinyuka abami, bafite gutinyuka muri b'ibwami. Erega ntabwo abanyazwe bose bajyanwe ibwami, abajyanwe ibwami ni abana b'ibwami n'ubundi. Ako ko nzakavugaho ikindi gihe ko hari igihe Farawo, hari igihe Nebukadineza arajya tunyaga. Yego. Spirituel mahari abumvishe akagutwara umwana n'ubundi akamutwara ibwami. Uzarebe dufite abantu banyazwe, ariko kandi kunyagwa kwabo babigira ibigwi. Ugasanga umuntu ngo kuko anywera mu kabari gakomeye akanywera n'amafaranga menshi ngo ni ibigwi. Ngo kuko anywa inzoga zihenze, ibigwi bye ni ugusinda kandi agasinda izihenze. Yaranyazwe ntiyanyagirwa muri si muri rubanda. Bavuga ko marayika adakorwaho, ariko twebwe tubihamisha ibyanditswe byera kubw'umwuka wera. Yego. Umwuka wera yarahumetse, ibyanditswe byera si umwuka. Yego. Yatubwiye Yakobo afatana na marayika. Urakoze. Joshua na marayika bahura akamubaza ngo uro mu bacu cyangwa uro mu babisha. Nje kubera umugabo. Aburahamu agaburira abamarayika. Loti acumbikira abamarayika. Marayika ajya kwa Manowa. Marayika kwa Elizabeth. Marayika kwa Mariya. Aho hose bakoranyeho. Ariko ubwenge butari mu mwuka buhakana umwuka. Ariko umwuka wo uhamya ubwenge wayoboye wa munyabwenge. Aho si hamwe uwariye yafatwa, yagukoraho, yaryama, yabyara. Tugaruke rero kwa Yobu, duhamisha ibyanditswe byera bimwe abantu bahakanaga. Igice cya mbere Yobu 6. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Nawe yarahari. Ko mwitangiriro abana b'Imana mu bita bene Seti, aba bo kwa Yobu ni bene nde? Twababwira ibyanditswe byera mu buryo bw'umwuka ukuri kuzuye, mugahakanisha ubwenge bwanyu mukabuhakanisha umwuka wera. Hanyuma wahura n'intambara ukavuga ngo ibi byo bisobanurwa bite? Burya byajyaga gusobanurwa na bimwe wahakanye. Niyo mpamvu nibyo tugusobanurira none ubu utabyumva. Ukoresheje ubwenge. Kuko ukoresheje ubwenge butagira umwuka wera. Ariko ukoresheje umwuka yungura ubwenge inama. Uwo ni Jene Kwizera. Jene Kwizera muri kuvugana. Noneho hari uko mbyumva, hari uko biri kose iyo mibiri iratandukanye. Yaba umubiri wa marayika cyangwa se umubiri w'uwo muntu usanzwe. Urundi rwego nkabyumva ko hari wenda byabaga ari nk'umubiri w'umwuka, ugasanga wenda marayika wasanze nawe ari muri rwa rwego rwo kuba
atari gukoresha n'umubiri wa hano. itsa gatoya gumana mikoro Yego gumana mikrofone je karame. amaso yawe afite ubushobozi bwo kubona umwuka. Oya ntabwo marayika yaboneka ari umwuka. Umuntu ntafite ubushobozi Yego. bwo kuba ikitagaragara, yego ariko marayika utagaragara afite ubushobozi bwo kuba umuntu ugaragara. hanyuma aho ngaho kwerekwa ntabwo marayika Yego. ntabwo bamwerekwa, ahubwo marayika yiyereka umuntu. yego mbo ndaza gukonfuzinga abakizwa benshi bari ku karago k'idini, ariko abantu bashaka kumva ibi barabimenya. Yego. ntabwo Joshua yeretswe marayika, ahubwo marayika yiyeretse Joshua. Joshua. Kwerekwa ni ukubona ukoresheje ikirere cy'umwuka, hanyuma nkwiyeretse ni ukuza mu isi y'umubiri tukarebana wowe nta rugendo wakoze. yego ntabwo Mukamana we yabonye marayika mu mwuka. hari akantu nanjye numva nakubaza aho ngaho. ehi Yohana ku kirwa Ipatimu, ehi marayika yaje yambaye umubiri Yo- ariko asanga Yohana yasanze Yohana adahari, asanga Yohana wari mu mwuka, nibyo yaje aje kumureba mu buryo bw'umubiri ariko Yohana wari mu mwuka. Bibiliya iravuga ngo ku munsi w'umwami Imana ngo marayika yansanze ndi mu mwuka. Yategereje ko Yohana ahuguka. kandi urumva yaraje mu mubiri, Yes. amushaka mu mubiri. Uzi impamvu marayika aje mu mubiri kureba Yohana atazi ko Yohana ari mu mwuka? Yohana ari connected n'Imana, Yego. ariko marayika ni intumwa y'Imana isanzwe iri hagati y'umuntu Yego. n'Imana. Urugendo marayika yakoze ava imbere y'Imana ajya kuri Yohana, Yego. yasanze Yohana we yashyitse ku Mana kare. yagiye kare, yasanze yagiye kare. yasanze yagiye. Ibi bintu twigeze tubikoraho ikiganiro. Ni igihe umwana ashobora kuzerera iwabo bagaca ingufuri, umwana yambaye urufunguzo mu ijosi akajya abwira abandi ngo dore urufunguzo rw'iwacu, Yego. kandi iwabo bahinduye ingufuri kare. Marayika yageze Ipatimu, Imana itanyujije Yohana indirectly, Yego. ahubwo yanyuze direct. asanga yashyitse, asanga yashyitse. Ntago ubundi ibi byose mubimenye, umuntu werekwa marayika aba ari umunyantege nkeya mu mwuka. Yego. N'umuntu ukoresha impano z'inzozi aba ari umunyantege nkeya mu mwuka. Yego. Umuntu uri direkite ku Mana ntabwo abonana na marayika. Na marayika uje imbere yawe aba ahagarariye Uwiteka, Yego. abasobanura Imana, kuko mu bamarayika bose tugenda tubona twagiye tubasobanura ba Mikayeli. Mikaeli bivuze ugereranywa n'Imana. Urumva ba Gabrieli juste ni amagambo yose ashushanya Imana, baza mu izina rye. Ko marayika Mikayeli yashushanyaga Kristo, Yego. niwe warinze igiti cy'ubugingo muri Edeni, ahahagararana inkota. Ityaye. Abantu benshi bamwita marayika w'intambara. Yego. Gabrieli bakamwita marayika w'amasezerano. Yego. Sibyo? Rafayeli bakamwita marayika ukiza indwara, wabaga ku kidendezi Betesida. Rafaeli, Yego. Imana ikiza. Iyo tuvuga Jehova Rafa tuba tuvuze Imana umukiza. Yego. Rafaeli ni Imana ikiza. Yego. Abo bamarayika baza bahagarariye Imana. Umuntu rero wabonye marayika akamufata nk'ikiremwa cyo mu ijuru, ntamufate nk'Imana, n'ubundi ntuba wahishuriwe, ubwenge bwawe buba bugifunze. Tuganire ku kidendezi, kubera iki uwari umaze imyaka 38 kubera iki yakize marayika ataje? Ubwo nuko Yesu uruta marayika we yari yiyiziye, yari yiyiziye. ntago haje ntumwa, nta nubwo yamunyujije mu kidendezi, ntabwo yamubwiye ngo ndagihindurije jyamo. No, ni njyewe ugihindura. Guhinduka kw'ikidendezi ni njye. Yego. Kirugende utahanyuze. Bisobanuye abakirijwe hamwe muri Yego. Kristo Yesu. Yego. Ntabwo bisaba kunyura kwa ba Gabrieli na ba Mikayeli na ba Rafayeli. No, turi direkite kuri Kristo Yesu. Yego. Niwumva rero marayika ujye umenya ko Kristo ataje. Haje intumwa, haje intumwa. Kristo ntaba ahari, ariko niwumva Yesu ahari umenye ko ntawe yatuma. Yego.
kuko arahibereye arahibereye. Yego. Ibi rero murota mu nzozi mukaduca ibikuba, ari abantu bubaguye ndabizi ubu niko muteye, mugaca ibikuba ngo ngira impano yo kurota. Imana icunga kamere yawe itari gukora, yasinziriye, kamere yawe yasinziriye, Yego. ikanyura hirya ikajya yaguhishurira, kuko irabizi ko utakerekwa na kamere ugira, kamere yawe ikanuye, umwuka wo muri wowe ntiwakora. Niyo mpamvu umwuka wo muri wowe ukorera mu nzozi kamere yasinziriye. Imana ikitiza. None se kuki Yego, mutumva ko ari intege nkeya? None se mumbwira umwami wigeze urota akarota akijijwe? Nawe Tuganire, wereka tuganire. Umunsi Imana igenderera Yosefu mu nzozi, ntiyari yaguye yabenze Mariya? Yego. Salomo kuki yarose ku kasozi kasumba utundi Gibeyoni? Nuko nta mwuka wamubagamo. Berutishazari ntiyarose? Yego. Ntiyabonye ikiganza cyandika? Yego. Tuganire. Farawo ntiyarose? Nebukadineza ntiyarose? Yego. Ngaho mbwira inzozi za ntuzi, mbwira inzozi zindi muzi z'umwami washimwe n'Imana. Nowa yarose iki? Mwumvishe Daniel yararose izihe nzozi, cyangwa yasobanuye izo yarose? Yosefu atarisobanukirwa nibwo yarose. Mumbwira izindi nzozi za Yosefu amaze kumenya Imana. Muzi impamvu Yosefu yarose? Nuko yari umwana udafite mayindi yakira Tekereza. imvugo z'Imana. Mumbwira undi muntu. Samweli akiri umwana ntiyumvaga ijwi rimuhamagaye akajya kwitaba Eli, amaze gukura yumvisha irihe rindi? Ntaryo. Aha, nyine nuko abantu badashaka kumva Imana, baba bigize ba jorokoni, ugasanga nyine reka tubahe icyubahiro cyanyu, muri abahanga, ariko se no kwemera aho tutari ni ugucogorera kuri twe. Abamarayika bambara umubiri ugaragara, ariko umuntu uboneka ntiyambara umubiri utaboneka. Yego. Wakomeza ikiganiro. Imana iguhereza umugisha. Amen. Imana iguha umugisha. Amen. Kandi rwose ndumva biryoshye. Turi kumenya Imana mu byanditswe bye. Sorry naguciye mu ryo uvuga. Eje kwizera gikomeje. Kera marayika yambaraga umubiri uwiwe, ariko twaje gusanga hari n'amadayimoni yitiza umubiri. Yego. Akaza ku isi kuba yashuka abantu cyangwa iki, bitewe na misiyo yayo. Nibaza ni marayika yo ni umubiri wundi yabaga ifashe cyangwa nuwo yabaga asanganywe? Uri kwibaza ngo marayika, urabajije ngo dayimoni uburyo mbyumvishe neza nk'uko ubibajije, humura. Uravuze ngo dayimoni yitiza umubiri. Ubundi dayimoni, hari demoni zakaba devu. Sekibi n'abadayimoni baratandukanye burya. Demons ni itsinda ry'abadayimoni bakorana na Satani, ni ba bamarayika bamanukanye nawe. Hakaba devil, ni itsinda rya ba bamarayika bari mu ijuru twasomye mu Befeso 6, batemera Imana, batari no ku ruhande rwa Satani. Abo ni ibyigenge. Bibiliya irabatubwira mu Befeso ikavuga ngo nabakorera mu batumvira Imana. Ni ibyigenge nyine, birigenga, nibyo bibiba imbuto zo kutumvira Imana. Noneho marayika iyo yambaye umubiri, yambara umubiri w'ubwiza bw'umuntu, akambara umubiri utarigeze uboneka, kuko ubwo bubasha arabugira. Sekibi rero, kuko Bibiliya itubwira imibiri ibiri, itubwira umubiri wo mu isi n'umubiri wo mu ijuru. Ariko uwo mu ijuru utandukanye n'uwo mu isi, n'ubwiza buratandukanye. Marayika uje akorwaho aba afite ubwiza bumutandukanya na sekibi. Mwese murabizi, nitujya kudevelopa ngo nabonye aho Bibiliya igenda ivuga abamarayika bose aba ari abantu b'igikundiro. Ni umubiri mwiza ariko utaza mu ishusho y'umuntu wigeze ubaho, ukaba umubiri nk'uw'abariho. Hanyuma dayimoni kuko yanyazwe ubutware bwo kwigira nk'uko yari kuba ari, bituma yitiza imibiri y'ababayeho.
aho ndabyumvisha. aribo twita amashitani, ibihume, biterwa n'uburyo abantu babivuga. yego Ugasanga yambaye umubiri w'umuntu wapfuye, aje gushyira mu bikorwa no gutesha umutwe umuryango wa muntu cyangwa abagenzi banyura muri ka gace uwo muntu yari atuyemo. Izo ni imbaraga zose za dayimoni akoresha. Hakaba rero n'aba bamarayika baza kwishyuza umuntu isezerano rya sekuru yagiranye na Sekibi, yagiranye n'iyi myuka, bakakwishyuza imirimo yakoraga utagikora, bakakwishyuza gutamba ibitambo utagitamba, ariho hava karande. uruhererekane. Bakagushyira mu ngaruka y'ibyaha byakozwe nabi iwanyu. Uri kuvuga ngo abo bari mu by'ihe cyiciro? Reka twe kubadevelopa, kuko ntabwo dukwiriye kubwiriza tubashyira mu byiciro byabo. Ntabwo tuje kubyigisha gutyo. Ndi kuvuga iyi myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ivuga ururimi, imenya ibihishwe, inakora ibitangaza, yego itanga imbaraga. Mutagira ngo abaraguza, Satani niwe ubaha intebe. Iyi myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru niyo itanga intebe. Narabibabwiye, abakizwa benshi ntibajya babyemera ngo barakijijwe, nibyo, ariko intambara yose utazarwana ntuzigera witwa umutsinzi wayo. yego Kugira ngo utsinde intambara ni uko uyemera ukayirwana. yego Ntabwo rero umuntu yajya ku mupfumu gusaba umwana, yava yagasama, warangiza ukambwira ngo umuntu usenga yabuze umwana, warangiza ukambwira ngo umupfumu yatanze umwana. Umupfumu ntarema, aranyaga. Ntabwo wambwira, hari abantu bategereje mariage zabo zarashyingiwe n'abandi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kuro we nzakenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze. None se niba Imana ikenyuruza abakenyeye kugira ngo ikenyeze kuro, kuki itaremye umwitero we, kuki itaremye umukenyero we? Birasobanuye ngo hari abantu bakenyeye umukenyero wawe, bagomba kuwukenyurura kugira ngo uwambare. Hari urubyaro rwawe rwafunzwe, ugomba gusengera kugira ngo rufungurwe. Hari ubuzima bwawe buzima bufunzwe, ariyo mpamvu rwari izo ndwara za karande y'iwanyu. Bafunze ubuzima kugira ngo bakize uwaje afite ibyo birwara wowe urwaye. Bafunga ubuzima bwawe, barabugurana. Hasabwa rero kwangaje, ukajya gufata, ukajya kurwana, ukajya gucungura uwuriwe. Izo ni intambara zikorwa mu buryo bwo gusenga, tugasengesha umwuka, turi abantu bafatiye imyanzuro mu mubiri, tugasengesha umwuka. Ariko abakristo benshi bareba ibyo bashaka nonaha, ntibatekereze ibyo banyazwe mbere y'ibyo barifite none. Soza ibi mpora mbivuga, iyo umuntu yanyazwe biri mu masezerano ntamenya ko yanyazwe. Umenya ko wanyazwe iyo bagutwaye ibyasohoye, iby'amasezerano yasohoje. Ni urugero nka Jene Kwizera, nk'uko witwara, ugiye kubona ukabona uburyo witwaragamo ntibukiriho, wavuga ngo naranyazwe kuko witwara. Ariko utaritwara, Imana yari yarabiteguye. Unyazwe rero mbere yo kwitwara ntubimenya. Niyo mpamvu abantu bariho mu buzima bubi kandi Imana itaraburemye. Abantu benshi bazi ngo bariho ngo ni gutya Imana yabishatse. No, ngo ni igeno ry'Imana. Imana siri kukubabaza ngo bigende bite. No, ntabwo ariko Imana yabishatse. Waranyazwe. Waranyazwe. Abantu benshi bazi ngo babaho mu igeno ry'Imana. Oya, mubaho mu mahitamo yanyu kabiri no mu ngaruka mwashyizwemo n'abandi. Ni ibintu bibirije. Ingaruka turimo kabiri nibyo twahisemo. Hari umuntu ugiye kuvuga ngo ingaruka se ngo nibyo twahisemo ngo birusha Imana imbaraga. Ninde wakubwiye ko ikintu wowe wakiriye ukemera kukibamo, Imana ntikigukiza, ikikurindiramo. Yego. Ikikurindiramo. Ariko icyo wanze ukirimo, Imana ikigukuraho. Mariseri nguyu yacumbikiye umwana w'umukobwa babanaga mu buzima runaka, sinshaka kumutangaho urugero. Ejo bundi yamunganirizaga bari kuvugana, uwo mwana w'umukobwa ari ku mugabane umwe runaka ntituwuvuga.
Marcel arangije arambwira ngo iwabo n'uwo mwana bari batunzwe no kugira gute gusabiriza. Umwana akajya abwira Marcel ngo ngewe nzajya mu gihugu runaka. Uyu munsi ahembwa ibihumbi ni 4 bitatu mu cyumweru, 3 by'idolari. Urumva ayo mafaranga yamucumbikiye avuye mu kazi ko mu rugo, ahantu batamwemereraga kureba televiziyo, yayirungurukiraga munsi, ariko inzozi ze zari ukugenda. Imitekerereze ye yarwanaga irenza agasahani nyirabuja mwima. Yarengaga televiziyo atareba, akayirenga nawe akibona nk'igitangaza. We yari indwanyi. Abakirisitu bariyakiriye baratuje, Mana uzaza ryari mucunguze, wimebwa bwami budashira, ibyaremwe byose byishime. None se tuvuge ko ibyaremwe byose birira? Tuvuge ko byose bibabaye se? Tuvuge ko byose bisaba? Biri mu makuba se? Tuvuge ko bose bari mu makuba se? Ngaya makuba ashireho. Tuvuge ngo bose bategereje ko amakuba arangira? Hari abanezerewe sha. Hari abantu bariho mu buzima bwiza kandi Imana yaremye. Yego. Badakiraniwe batari mu byaha. Ariko bo bamenye isoko. Reka twisengere. Nukuri Imana ibahereza umugisha bene data turi kumwe muri iki kiganiro. Kumenya Imana mu byanditswe byera, kumenya Imana mu byanditswe byera ntabwo sabimenyeshwa n'ubwenge nkuko twabivuze. Hari abashaka ubwenge, hari abagira ikibo Abayuda basaba ibimenyetso, abagira ikibo bishakira ubwenge. Hanyuma nukoresha ubwenge busanzwe ntabwo uzamenya Imana mu byanditswe byera. Ariko uwahishuriwe yavuze ko ijambo ry'Imana cyangwa ibyanditswe byera ari itabaza rimurikira intambwe z'ibirenge byabo. Imana ibahereza umugisha. Amen. Amen. Reka n'ubundi rero tugane ku musozo w'iki kiganiro dusoza. Hanyuma Anisette araza kutubara mu isengesho dusenge, kandi mbibutse ko ibiganiro by'ijambo ry'Imana ku ijwi ry'umukanguzi nakagaruka. Je hari icyo wari ugiye kubaza ko mbona umeze nkaho turakomereza babiri. Okay. Bene data rero inshuti z'umusaraba, iyo tubabwira ibyo mwumva n'ibyo mutumva, ntabwo tuba tugambiriye gushwana namwe. Njyewe ndi umushinga w'Imana mu bantu. Imana yaturemeye kubabwira ibyo. Uko mwicara mu kazi kanyu mukaba mufite ibigwi, niko nanjye ngira ibigwi iyo numva nakoze icyo ngomba gukora muri Kristo. Yego. Nimwumva twakoze ibindi biganiro ntimuzagire ngo ni ugutandukira. Kimwe n'ibi, ibyo twakoze mukabishima ntimwari mwatubwiye kubikora. Yego. N'ibyo twakoze mukabigaya ntimukwiriye kubitubuza. Niba mwarashimye ibyo mutatubwiye, mwigaya n'ibyo mutatubwiye. Yego. Ahubwo munyurwe n'umuhamagaro wacu muri Kristo Yesu ku bwanyu. Yego. Sibyo? Reka dufatikanye gusenga. Amen. Niba Anisette impamagara utari uhari, wimbwira ngo kora ibi. Abantu bambwira ngo ibya politike, ijambo rya mbere, abantu ba mbere mu buyobokamana bigaga kubaha Imana, bakabyigira rimwe n'amategeko y'Imana. Kabiri, bakurikizagaho business, ubucuruzi. Gatatu, politike. Kane, umuco. Ibyo byose byabaga biri mu iyobokamana. Yes, byabaga biri mu iyobokamana. Niyo mpamvu wabonaga umutambyi n'umwami bari kominike. Yego. Niyo mpamvu wabonaga umwami yimikwa n'umutambyi. Reka twisengere. Mana turagushimiye. Amayoberane y'ubumana bwawe ni wowe yadusobanurira, ni wowe uduhishurira. Imbaraga z'isi y'umwijima, iza Satani n'ubusonga bwe, ni wowe wabinesheje.
natwe twarakwizeye duhindurwa nawe. Duhe gutsinda imbaraga zose zadufashe, kandi ukangure ibitekerezo byacu byasinziriye, utuzuru dukuye mu bapfuye, kugira ngo tubaneho na Kristo turi bazima. Tubisenze ku bwawe none n'iteka ryose Yesu Kristo, amen. ijwi ry'umukanguzi.